Tiyiringire none se ako ubyumva kandi se rimwe na rimwe unywa gake ubundi unywa Musanze mbese Tiyiringire ifite imyaka ingahe mu Musanze utambeshye 18 ubwo ni kuvuga iki mu Kinyarwanda 18 none se wanyweye akantu ufite nk'imyaka ingahe ugereranyije 17 ufite 17 ubwo watangiye kunywa akantu ujya unywa se ugasinda ntabwo nzinda ngwa hasi nagusinda ngugwe hasi arasinda akagenda ujya horo gusa tu none se unywa nk'utuntu tungahe nka twa Musanze wabasha tungahe uburyo umuntu akuguriye ariko turi twakwemeza turi gusa tubiri twakwemeza fresh kanajye mu kwifotora tuntu tubiri twakwemeza fresh ukumva kumeze neza none se njye kose ikintu kimwe sibyo Perezida w'u Rwanda uramuzi Paul Kagame utuye mu murenge Kinigi ariko kuguha amafaranga ari no kuguha ubukire wahitamo iki atambwiye ngunda amafaranga wakunda amafaranga kubera iki ngagura inzoga ubaguha amafaranga menshi wagura inzoga ndetse kubera iki wahitamo kugura inzoga gusa ngomba nanywaye Mitsingi zenyine se nicyo kintu ushaka kubasha ugereranyije oya ariko jye ndashaka ubwiza ukuri mu myaka 19 yawe wambwiye ngo wanyweye inzoga ufite imyaka 16 urumva none se ubwo ufite umugore cyane mfite umusore ufite shere wase nyakubonye wasinze umubwira ngo iki ngira ngo I love you gusa nicyo kintu bimubwira ngawe basi tugiye gusoza akaganiro kacu sibyo ndashaka ugira ikintu kimwe wasaba Perezida wa Repubulika gira ikintu wavuga ati ngenda musabye ikintu cyaka kari cyo yankorera yamusabye Perezida wacu usabye kumva umusore wanjye ukamwubakira urugo shere wakamwubakira urugo nicyo kintu usabye Perezida wa Repubulika ukamwubakira urugo nzewe shere wawe n'iki kintu wasoza umubwira nicyo kintu yitwa nde shere wawe ngo tuze kubimubwira Janet atuye mu murenge Muhoza umurenge wa Muhoza mu kahe karere ka Musanze akagari ka Ruhengeri umurenge wa Muhoza umudugudu wa Muhe zewe Tiyiringire mu mudugudu wa Gahisi akagari ka Nyonirima umurenge wa Kinigi akarere ka Musanze sawa murakoze cyane Tiyiringire Imana ibane nawe naje nigane